reka tubahe ikaze nanone nemeye nk'ibisanzwe, reka nongeye kubaha ikaze kuri Property in Rwanda. Nanone turi Kanombe, hanaze nko kwa Sekimondo, kase gato kwa Habyarimana gatoya, ukahita ugera kuri izi nzu umudugudu wo kwa Sekimondo. Aho dufite inzu turije kureba cyangwa se inzu yacu kugurishwa $185,000. Ni igiciro ariko ushobora kuza akavamo make mu gihe wabaye interest. Reka rero dukorane tour rero igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, sauna, salle à manger, igikoni mu nzu ndetse no hanze, parking ndetse n'akajagari gato. Reka twitembere rero turebe aha duturutse hanze. Iyi ni gate, reka twinjire turebe se bimeze bite. Wow, ubona ko ukinjira hano turatujya muri parking. Ubona ko iyi ni parking nini, imodoka 3 enye ntoya zijyamo. Ubona ko dufite parking yisanzuye. Uru ruhande naho tukagira jardin uko muri kubona. Iyi ni jardin, ubona ko n'amapapa, ubona ko n'imbuto zirenda kwera. Ubona ko rero ni inzu nziza ku giciro $185,000. Ino nzu ikaba yanditse hakaba havaho na makeya mu gihe habaye ibiganiro habaye interest. Reka rero twinjire mu nzu rero turebe. Nongeye kwibutsa turi Kanombe Nyarugunga, aho bita kwa Sekimondo, ukatiye kwa Habyarimana ukinjira mu mudugudu hariho kwa Sekimondo, ukajya hepfo gato ugera hano kuri inzu turi. Reka twinjire mu nzu rero turebe seho ubwiza bw'inzu yacu ho mu imbere bimeze bite. Twinjiye kandi nongeye kwibutsa ku bantu bashyashya mugiye kuri Property in Rwanda, nyaboneka subscribe yanyu ni ingenzi kugira ngo mutere inkunga, mutere like ndetse na comment, mujye mutubwira uko ibintu bimeze. Reka dukomeze rero turebe. Ubona ko iri hano, ubona view yahari, ubona ko hari ni Gasogi, view nziza cyane. Ubona ko ino nzu hano iri hano uduha tuba dufite view nziza cyane. Hano umuhanda wa kaburimbo, hano hepfo main road yo kuri 15. Reka tugende 15 ku Murindi, ya ibintu nk'ibyo ku Murindi. Okay, reka dukomeze twinjire mu nzu tuve kuri bariko rero twinjira hano. Iyi ni muri salo, twinjire salo. Ubona ko parafo ni gypsum nkuko muri kubona, nako ni ibintu bimeze neza. Tuve hano muri salo tujye salle à manger. Salle à manger yacu iri hano, ubona ko bimeze neza. Wow, ni inzu nziza $185,000. Ubona ko ni amafaranga. Ubona ko kuri iyi nzu urebye ntacyo bitwaye rwose. Ni inzu nziza uza ukahita wimuka ukahita utura cyangwa se ukayikodesha. Rero muri salle à manger reka dukomeze mu gikoni turebe se ho bimeze bite. Wow, twinjiye twageze mu gikoni. Ubona ko iki ni igikoni cyacu cya hano. Ubona ko tuvana mu gikoni, ubona ko bimeze neza ibintu byose. Reka dukomeze rero, ubwo tugiye kureba mu byumba se ho bimeze bite. Dufite icyumba cya mbere, icyumba cy'abashyitsi, kigiye kiba ari icy'abashyitsi rimwe na rimwe ukahita uza hano. Wow, ubona ko kiri self container, gifite iyi dushe, gifite iyi dushe. Wow, iyi ni dushe y'iki cyumba cyacu nk'uko muri kubibona. Ubona ko ni ibintu bimeze neza. Reka turebe naho ibindi byumba dufite se byo bimeze bite. Wow, hano tuhagira master bedroom. Iyo twinjiye hano tuba dufite master bedroom ifite iyi dushe. Ubona ko ifite dushe nziza. Wari ubona ko bimeze neza cyane. Tukagira n'ahangaha ho gushyira iyi etageri y'inkweto nk'uko muri kubibona. Ukahita ukomeza ukaza mu cyumba nyirizina, icyumba kinini cyiza gifite garderobe nini igezweho, kagira miruwari. Ubona ko aha ibintu byose biri perfect. Ubona ko iki ni icyumba kinini cyisanzuye. Uko mubibona rero, ubona ko iyi ni master bedroom nini. Ubona ko iki ni icyumba kinini cyane cyisanzuye, garderobe nziza, miruwari yo kwireberamo. Ubona ko hano ibintu byose biri perfect nkuko muri kwibona. Reka rero dukomeze turebe ese ibindi byumba bitatu byo bisigaye bimeze bite.
dukate kuri uru ruhande naho muri koridori yacu dufite ibyumba bibiri bisangira dushe na toilette. Hari iki cyumba ndetse kikaza kigahora muri dushe na toilette, n'ikindi cyumba biyisangira ari bibiri. Nk'uko muragenda mubona ko ni ibintu bimeze neza cyane. Hano kandi dufite ibyumba bibiri bisangiye iyi dushe na toilette, ubwo hamwe n'iki cyumba nicyo tumaze kureba biza bigahurira muri iyi dushe na toilette ari bibiri. Ariko dukomeje ahangaha naho twagera koridoro, umuryango usohoka ugahita ujya hanze mu gikari. Nk'uko muri kubona mu gikari rero tuhafite anegisi, inzu y'umukozi w'idushe na toilette byanze n'igikoni, ndetse tukagira n'ahangaha nko gukarabira, kogereza sori. Iki ni igikoni cyo hanze, urabona ko ni igikoni cyiza gifite intuza yo gufata umwotsi n'ibintu byinshi. Tukagira ahangaha sashwari cyangwa se ho kwanika imyenda nk'uko muri kubibona. Dukomeje aha rero tuhita dusubira ku irembo tukareba. Ifite n'ibodi nziza, urabona ko hano ni mu maparitoma bituranye, urabona ko ni ibintu bimeze neza cyane. Hano tuba twagarutse ku irembo, kandi ko turi Kanombe ahantu hazwi nko kwa Sekimondo, ukase gato kwa Habyarimana gato kamanuka uraza ukajya ku mudugudu kwa Sekimondo ukatiza ukagera kuri iyi nzu. Ni $145,000, inzu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, salon na salle à manger, mu kibanza kijya muri 370 na kangahe hafi magana. Numva ko ni inzu nziza. Reka kandi makuru rero ushobora kuduhamagara kara description hasi twashyizemo, kandi niwe ukigera hano bwa mbere ntiwayirukana subscribe kandi se like, commentaire zawe nazo tuzishyira kugira ngo mugende mutubwira, kuko nimwe umunsi ku munsi tuba dukorera. Murakoze cyane kandi njye kubashimira.